Wambabariye. Ni gagaciya. Kurode. Abantu b'igihe babayeho habaye iki Uyu yarayakuba. Nyine ndetse habaye iki ndetse ko wambona wamunize mwapfuye iki saka mubwira kubwire ndetse mwapfuye iki wamubashije ndetse nyine mwapfuye nyine mubaze abantu b'igihe babaye cyagenze bite nagize mbwira mudoye katoya nyine ureke kumurika nakubwira kuniga ndetse cyagenze bite nagize biragira wagize ute ndabuze amafaranga yo kumwishyura mwakoze iki yivi na yivi none se mbase uramuhangaye 50 byonyine 50 byonyine kari menshi nagize masaha abiri reka nyaza Halo Sheri bimeze bite kwigize ase kunyanzeho shushu ngo nyambira sha nyambira yambi Sheri umva se nagutegereje shaho ni hahandi nakubuze siko nacunze mu rugo hari mvuga tereka nze kwirebera shaho ubuki bwanjye sha ngaho rero gira vuba vuba ubanguke uhansange ndi kumva urukumbuzi rumeze nabi nuko Jesus is Lord sawa sawa urakoze umusheri Halo? Sheri bite? Ko ngukumbuye se mwana? Umva sha. Erega ngukumbura buri saha. Wowe. Shange mba ngukumbuye nyine buri saha urabyumva ariko rero ubu ngubu ndumva ya gahunda ubushize twari tugiyemo waza tukareba uko bimeze kuko ubundi hafi ya cya cyuma cya ATM ahubwo wakebuka tukareba ko biri bukemo ndakuze nawe ufite inyota y'amafaranga nabonye ukunda agafaranga sha ngaho fata akamoto erega nanjye urukundo rwaranyishe buriya ngaho rero tebuka no hajya mu mafuka nyagahe 50 byonyine uretse umuntu ndazanya kwishyura agiye kukwishyura reka ndashaka ngo ucika shyiramo nomero yawe kosa abantu bikikiye koko mana yanjye 50 dore baka message undi munsi muzogera kumenyerana sande bushize ubuzaza ako nimuzongere nukuri ko genda zakwisha nuko wese mbwira se wabaye mwiza mbana n'ibiraya hano umva sheri umva noneho hagiye gushya umva mbafite aga surprise sha nyine hari igisaza ngiye gukura akamiliyoni uba aka kanya ngiye kukireba mwe mubi hafi icyo Sheri wabese yewe ako nanjye naragoye rwose
ibintu byose nzajya mbibona nijandikemwo ese nkari amafaranga nyamuhereje anasanga ari abatekamutwera ariko cyana ni ukuri kw'Imana ariko nanjye nayatanga pe mbega ibitako mana yanjye we baba we ibi bisusu gifite sinarenganya uriya muhungu wa life kwanyunga nanjye ni ukuri kw'Imana nabikora mbega umwana we reka nkubwire ko nanjye acitse umunsi nzamubona nanjye ntakunda ariko reka nyaba asanga ari abatekamutwe bose atureba cyane nari ngukumbuye shaho yego yewe simagereye igihe se none se sheri se ntabwo wari unkumbuye koko narakumbuye cyane pe uzi rero se ko ndiye buje gutya gusa ariko miliyoni wagize ngo ni udufaranga umuntu abara gutya ko nta n'igikapu uzanye urayatwara mu wahita ugura n'akambaraje aho muhirwe ugashyiraho ntabwo ambaraze niko ushyiramo miliyoni yawe nta kibazo nyine ntabwo kabye shyira amafaranga mfite ikarita mu cyuma cyaka abantu b'iminsi sinzi kokanye amafaranga se ko ndeba atarimo kuza urabizi shehe kino cyuma nta nubwo kiri no kumara iki cyuma umenye cyapfuye pe buri gihe iyo tugiye kugira ku byuma ubona cyapfuye pe wese nurimo kubireba dore imibare yanjye ikarita yanjye ni iyi ngiyi habe no kumara pe yewe sinzi iby'iki cyuma rero nanjye uko bimeze pe none se wowe iki cyuma ntusanzwe ugikoresha ntubizi ibyacyo kumbwira ngo nsanzwe ngikoresha ngewe ko mbona nakira kandi amafaranga wabona ugiye kundakarira kandi atari njyewe bwa mbere cyarapfuye n'ubu kirapfuye none ikarita si ngiyi ubwo nta mafaranga ariho none se amafaranga ariho ni atanariho babitwereka ko atariho ariko none ubwo kuvuga ko wabagariye ubusa reka nkubwire na motari sinamwishyuye ntabwo wamwishyuye ntabwo namwishyuye dore ahagaze hariya hirya aranegereje kuko numva ko yambwiye ko ugiye kumuriza miliyoni ntabwo nari kuburamo bibiri byo kwishyura ibya motari byo nabyo ni ibyoroshye urumva miliyoni ni amafaranga ariko motari we natwe turaza kumukandira ariko miliyoni urumva nawe ni amafaranga menshi tuzagaruka rero ntaningukira mugabo we ndeba undakariye koko ku mana yanjye buri munsi dore warakarira kino cyuma ntabwo ari ikibazo ari njyewe mva reka nigendere ntuzongere no kumamagara njye ntabwo nkunda umuntu nyine ose nemere nduhombe koko munemere mpombe umwana nk'uyu nguyu koko kubera ibintu by'amafaranga sha ni ukuri pe ndareba nanjye nkumva amazi aranyuzura akanwa pe Jesus is Lord. Garuka hari nibutse ko hari ikindi cyuma ngwino tujye kureba n'undi munsi ntuzongere kumenya wambabariye ko genda